uyu munsi mu gihugu dufite perezida yego hanyuma perezida dufite uriya yaratoranyijwe amaze gutoranywa asigirwa kuba umuyobozi w'igihugu w'abanyarwanda bamusize ryari umunsi twese tubyuka kuri 17 reka bari wo mvuga ejo bundi 15 tukabyuka twese buri muntu wese akajya mu mudugudu wiwe aho rero niryo tandukaniro tutaramujya inyuma yarakira umuntu nk'abandi bose ariko tumaze kugenda duteye igikumwe hariya niwe wanjyanye kuri radio anyigisha kuvuga anyereka uko bafata uko bicara hariya Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare aho muherereye Imana y'amahoro ibahe umugisha cyane we wakoze subscribe ku Murage w'Abera TV Imana irahari TV ndetse no kuri Rwanda Gospel Show tugira umugisha rero wo kuba tubonye undi munsi mushyashya ntago biba ari ibisanzwe ntuko bifata nk'ibisanzwe ufite ibigeragezo cyangwa ibibazo wumva Imana yagukemurira ariko buriya kuba yakoze n'icyo ukaramuka amahoro bibari ishimwe rikomeye ntukagire ikintu utesha agaciro imbere y'Imana ibintu byose birashoboka ushobora kurarurira mu gitondo impundu zikavuga rero amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe tugiriwe umugisha cyane wo kuba turi kumwe n'umushumba tuguhaye ikaze murakoze cyane Imana ibaho umugisha yego abantu barakuzi ariko wenda hashobora kuba hari undi mushyashya utakuzi wakwibwira badukurikiye mushumba ubwo nibyo hari umuntu abo nekereza ko nta muntu mushyashya waba ko nta muntu utanzi mbo ahubwo bashobora kuba bumva iryo zina yego batarabona iyo sura rero ni kandi ndayikunda ndayemera nitwa Revera Pasteur uciye imigo Xavier yego birumvikana ndi umugabo ndubatse murabona ko nshesha kangu yego murakoze yego mushumba turakwakiriye kuri ibi bitangazamakuru byose tugiye kuganira ibintu bitandukanye ku murimo w'Imana twizere ko n'abadukurikiye baza guhabwa umugisha ariko kugira ngo twanzike neza reka tubanze dusenge ibindi tubiganire nyuma murakoze cyane ni wowe usenga ni ngiye usenga mushumba turagushimiye Mana mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga nkuko umugaragu wawe bivuze utwongereye undi munsi duhumeka umwuka uri naturel nta byuma biducometseho turabigushimiye turi hano rero kugira ngo twubake ntabwo tuje gusenya ahubwo turi hano kugira ngo twubake niyo mpamvu dusenze tuvuga ngo marayika ushinzwe ivugabutumwa aze ahagarare natwe uko aha twicaye aduha ubwenge n'ubuhanga kugira ngo aba bantu baduteze amatwi ari abari hano n'abari kure bose bahabwe umugisha kandi imitima yabo ikire tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen amen mushumba Xavier urakoze cyane reka twanzikire kuri iki ngiki zimwe mu nsengero zarafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa abantu bagiye bibaza ese abashumba babayeho bateye imbabura ziracyacanwa gaze barazimanitse abantu ni byinshi bagenda bibaza mushumba mumayeho muti tubayeho neza abantu ntago nzi impamvu abantu bahora bibaza ibyo bintu ariko mbere yuko umuntu aba pasiteri yarabayeho yego yarariho uko yarariho kera rero ataraba pasiteri n'uyu munsi niko abayeho mu yandi magambo nawe urabibona ko imbabura zaka ntago imbabura yabitaka ngo ubusa gutya
ntago byakunda. Yego, ni byiza cyane. Yego umushumba, abantu bajya bibaza cyane ku kintu cyitwa amavuta ngo uriya yarasizwe ngo ntugahangara amavuta. Turabigarukaho bitewe n'abantu bagiye babivuga ngo umuntu wasizwe ngo ntimukamuhangare aba ari umuntu udasanzwe. Ubundi umuntu wasizwe atandukaniye hehe n'utarasizwe mushumba? Gusigwa habanza gutoramo. Ni nk'uko uyu munsi mu gihugu dufite perezida. Yego, hanyuma perezida dufite uriya yaratoranyijwe, amaze gutoranywa arasigwa, asigirwa kuba umuyobozi w'igihugu w'abanyarwanda. Uramutse umuhangaye rero, ijambo rya mbere uba uhangaye uwamutoranyije. Ijambo rya kabiri ubuhangaye abanyarwanda uretse gato bamusize ariya mavuta yo kubahagararira. Kuko urabaza ngo bamusize ryari? Umunsi twese tubyuka kuri 17, reka bari wo mvuga ejo bundi 15, tukabyuka twese buri muntu wese akajya mu mudugudu wiwe. Aho rero niryo tandukaniro, tutaramujya inyuma yarakira umuntu nk'abandi bose, ariko tumaze kugenda duteye igikumwe hariya byaravuze ngo agiye hejuru y'abandi bantu. Wamuhangara ubukozi iryo kosa ryo guhangara Imana yamutoranyije. Yaratoranyijwe, icyo ni kimwe. Kabiri, amavuta yasizwe n'abanyarwanda yo kuba umuyobozi. N'uwasizwe rero mu buryo bwa gishumba cyangwa bwo mu murimo w'Imana, nuko bimeze. Ni umuntu utoranywa mu bandi. Uwo iyo atoranyijwe mu bandi akigishwa, Bibiliya iravuga ngo akabanza kugeragezwa, hanyuma yamara kugeragezwa akerezwa uwo murimo. Iyo yerejwe uwo murimo rero Imana iba yamwemeye. Iyo umuhangaye ubuhangaye Imana yamwemeye nyine. Turagaruka ku kintu cyitwa amavuta, ntabwo ndi bukorekore abantu batarasobanukirwa, tukabihuza n'ikintu bita ijuru, ubugingo, umuhuza w'abantu n'Imana. Ese hari umuntu wemerewe cyangwa ufite ubushobozi yasigirwa ku buryo yabuza undi ubugingo buhoraho? Ubugingo buhoraho umuntu bwe ashobora kubwibuza. Icyakora umuntu ashobora kukubuza kwakira umugisha, ariko ntiyakubuza ubugingo. Kukubuza kwakira umugisha byo ndabyemera 100%. Kuko umunsi Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo va iwanyu, siga umuryango wa so na nyoko, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Imuha amasezerano, iramubwira ngo nzaguhindura umugisha. Hepfo iramubwira ngo uzakuvuma nanjye nzamuvuma, uzakwifuriza umugisha nanjye nzamuha umugisha. Gato Yesu aganira n'abigishwa arababwira ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe. Bibiliya iravuga ngo abo bafite ubutwari bwo gukinga ijuru ntirigushe imvura no guteza isi ibyago uko babishaka, ntabwo uko babyifuza mu gihe cyo guhanura kwabo. Icyo nemera, umuntu ashobora kugukingira umugisha, ugakora bikanga, ugacuruza ugahomba, ukajya mu kazi bakakwirukana, yaguteye umwaku kabisa, akagutera umwaku, ariko ubugingo bwo nitwe tubukorera, ntabwo ari umuntu ubutanga. Nta n'uwabukubuza, nta muntu wabukubuza. Ubwo nari mbivugiye bitewe n'umwe mu basizwe yigeze kuvuma undi ati numvise ari Bishop Rugagi, uratinya kumuvuga. Ubundi sinjya mvuga ku bakozi b'Imana, cyane cyane ko ibyago byateye
turisenya, turaterwa. Ni nacyo cyateye mu banyarwanda, mu bapasiteri bo mu Rwanda, turaterwa. Abavuga butumwa bo bihorere ntacyo, reka tuvuge turi kumbaza ku mavuta. Turaterwa natwe tukitera. Rero sinjya nkunda kubavuga, ariko kiriya kintu yakoze mu ruhande rumwe, niba hari n'undi ujya ugikora, ni ubuhubutsi, ni uguhubuka. Ntabwo ashobora kumubuza ubugingo, kuko ntabwo kujya kwihana ari ukujya gupfukama imbere ya rugagi. Ashobora kugenda akihanira ahandi hantu yakoze icyaha yumva kimucira urubanza. Ni ukuvuga ngo abantu tujya tuvuga ngo ni Satani, ngo amenya aho dukorera ibyaha, ngo ariko aho twihanira ntabwo ajya ahamenya. Biravuze rero mu magambo make nkorohereze, ntabwo ashobora kumubuza ubugingo, ntabwo byakunda. Umuntu wese azahabwa ubugingo cyangwa arimbuke bitewe n'imirimo ye yakoze. Icyo kirasobanutse. Reka tugaruke ku bantu b'abavuga butumwa, abakozi b'Imana muri rusange, bavuga ko basigiwe titire runaka. Ashobora kuba profete cyangwa se umuhanuzi runaka, ariko akaba adafite umuntu umuyobora mu by'umwuka. Ashobora kugenda agakora umurimo w'Imana neza mu gihe adafite umushumba umuha umurongo w'iyerekwa rye cyangwa se ubuhanuzi bwe n'uyivuga butumwa rye. Bariya tubita inzererezi. Ubundi umuntu wese agira umubyeyi. Uyu munsi mfite ababyeyi, mfite umubyeyi wanjye, mfite umushumba wambatije, n'ejo bundi nagiye kumusura ndahanyura, witwa Tarisisi. Iyo munyuzeho aho akorera iteka ryose, ndamubwira nti niwe mushumba wanjye. Muri uyu muhamagaro ngira umushumba wandeze witwa Sabimana Bosco, umushumba wa Patimusi. Aha nicaye niwe mbikesha, niwe wanjyanye kuri radiyo anyigisha kuvuga, anyereka uko bafata, uko bicara hariya. Ibyo ndabyibuka. Uyu munsi muri uyu muhamagaro mpagazemo w'ubushumba, mfite umubyeyi witwa Apotre Kamuhanda. Iyo ibintu byazambye bya bindi byose ujya wumva, arampamagara akambwira ati niko wa muhungu, ni nuko ambwira niko wa gahungu, uri hehe? Aho nubwo naba ntambaye inkweto ndirukanka nkamenya ngo hari ibintu byazambye. Umuntu wese rero mukwiriye kumwirinda. Niba umuntu avuga ko ari profete, afite titire runaka, ariko atagira umubyeyi, ni ikirara, ni inzerere. Bene uriya arakwiba ntubona aho umubariza. Bene uriya arakubirindura akagutikura. Njya numva bavuga ngo uzamutikure akagutikura, akakubenura ntuzagira aho ubariza. Icyo nicyo kibazo. Bariya abantu bakwiriye kubirinda. Ubundi mu buryo busanzwe umuntu akwiriye kugira umubyeyi, akagira itorero abarizwamo. Yego. Itorero naryo rifite ububasha cyangwa se icyo rifasha ku muntu mu mikurire ye y'umwuka, kuko n'igihe akoze amakosa, kuko nta muntu udakosa, buri muntu wese arakosa, akamenya uko bamutwara. Reka mvuge ku kintu ntigeze mvugaho. Buriya biragoye. Itorero niho duhererwa umugisha. Ubundi umugisha ubonekera mu itorero. Yesu ubwe tuvuga ko dukurikira, twemera, yaravuze ngo ntimukirengagize guterana kwera. Ubu uyu munsi rega dufite ibibazo, ahubwo leta iyo kabyara abahungu n'abakobwa. Uyu mubyeyi twagiye inyuma ejo bundi, nabonye abashumba baratinye kubivuga. Uyu mubyeyi twagiye inyuma ejo bundi
abantu bamwegereye bo kabyara badutakambire, bongere badukomorere, dusubire guterana kwera. Ako namwe mufite ibyo mugomba kuzuza bisabwa. Erega turabana. Yego. Turabana. Murabana. Uyu munsi umuhungu w'iwanjye yigeze ntaha, hari radiyo nari naraguze. Yego. Sanga yayikubise haba, barambwiye ngo niwe wayimennye. Ariko ntago namukubise ko sinari kumukubita ngo n'ubundi radiyo igaruke. Naramubwiye ni uramenye ntuzongere gukinisha ibi bintu. Yego. Ndamukosora. Twarakosotse rero n'ibindi twarabigerageje, aho tugereye dusabye imbabazi ahubwo. Musabye imbabazi. Dusabye imbabazi. Mushumba, ngize amahirwe yo kukubona, uri umwe mu bantu bafite insengero nazo zishobora kuba zarakozwemo no kutagira ibintu byuzuye. Uzi ukuntu nanga kuvuga kuri icyo kintu. Oya, nyine wowe ubona harimo ibitari bikwiriye kuba byara kugira ngo bikosore. Aho mvuze ngo haba harimo ibidakwiriye, waba utumye ngiye gukoma kuri ya mavuta, kuri wa muntu wasizwe, ibintu yavuzeho nta kindi nabivugaho. Ntago harimo ibidakwiriye. Yego. Turagaruka kuri za nzererezi zo mu mwuka zidafite itorero, zidafite aho zibarizwa, zihanura cyane cyane ku ma YouTube, ku bitangazamakuru bikorera kuri murandasi nk'uko abantu babikora, babivuga ngo babyita ngo kuri iyi mihanda. Niba usanga abantu ari bo bayoboka cyane, ngabo buhanuzi, ngabo guteranya ingo, usanga ari iki gica muri sosiyete mu bantu bagana Isiyoni, kuko urubwa rujya kuri mwese mwitiriwe abakozi b'Imana. Imana izabakurikirana. Icyo nicyo kintu kimwe nakubwira. Na leta yacu ubwayo ntisinziriye, ariko nabo ubwabo barabizi ko bariho umuvumo. Hano rero biragoye gupfa kumenya umuntu, hanyuma niyo umumenye kubera ubuzima abanyarwanda abantu bakuriyemo bwitwa kuraguza, hanyuma bavuye kuraguza baje mu nzu y'Imana, barabizana, wa mwuka urabakurikirana. Biragoye ko ushobora kubwira umuntu ngo runakuriya uzamwirinde, imikorere ye ni mibi, yaramubwiye ko Imana yavuze. Ejo nari ndiho mvuga ngo rimwe na rimwe sinemera ko abantu bahanura, barabahatisha. Araza agapimiranya, akavuga ati akavuga ngo runaka nabonye bigiye kuzagenda gutya. Rimwe yaperereje amakuru yawe, yageze iwawe, arahazi, yavuganye n'umukozi wawe, umukozi w'iwawe ni mushiki we, n'umuhone ni se wabo, akamubaza atari amakuru yo kwa Pastor Xavier mu rugo bimeze neza. Ese Pastor Xavier ataha ryari? Ese Pastor Xavier agira imodoka? Ese Pastor Xavier hanyuma yamara kumenya ko ufite imodoka, kakubwira ati sha nabonye imodoka izakwica, nabonye impanuka. Ariko mu by'ukuri wabikurikirana ukazasanga uyu muntu na makuru yawe yabaririje. Aha rero niho habereye ibibazo nyine. Abantu bakwiriye kujya bitonda bakamenya, ese koko Pastor Xavier ni umukozi w'Imana? Kabiri, umuntu akubeshye bwa mbere, akakubeshya bwa kabiri, akongera kukubeshya bwa gatatu, ni wowe ufite ikibazo mu mutwe. Aha tuba nyine kuri iyi mihanda, niko mwabyise, niko mubyita, niko bimenyereye, ari ku mihanda. Iyo umuntu yakoze ikiganiro gutya, haba hariya, abantu bajyaho bakandika, ese koko aba bantu bose batutse Pastor Xavier bose baramwanga?
abantu 3, 4, 5, 6, 10, buri kiganiro cyose cyagiye ku murage w'abera abantu bagatukana. Aba bantu bose niko banga Pastor Xavier. Kuki utareba izo commentaire ngo ubanze witonde ukurikirana ibi bintu ko byazagufasha, ko byatuma umenya uko ukwiriye kwitwara. Iyo niyo nama nagira abantu bakwiriye gushishoza, numva ari cyo cyafasha abantu. Hari ikindi kintu kigarukaho ku bantu bitwa abahanuzi, cyane cyane mu kwinjira mu ngo, mu kuzisenya, avuga ati umugabo uri kumwe nawe, umugore uri kumwe nawe, ushobora kuba usanga mubyaranye na 2 cyangwa na 3 cyangwa na 1, ati su wawe Imana iguhaye undi. Bijya bibaho ko Imana isimbuza umuntu mwari mumaranye igihe mubana? Pastor Selemani yaravuze ngo izo mana zabo ni ibifeke feke. Ndabaza ngo uyu mugore ajya kubana n'uyu mugabo, Imana yari yasinziriye, yari yarimutse? Birashoboka waragiye gushaka, cyane ku bantu basenga banemera ko Imana ivuga, Imana yarabikubujije, ukagenzura ukamenya ko ariyo Imana ikakubuza, ukajyayo ugahatiriza. Ndabyemera, ushobora guhurirayo n'ibyago, ariko wagezeyo. Niba waragezeyo rero ubizi ko ibyo bintu byabaye, biragusaba kwihangana, ukihanganira za ntambara ugasenga. Ariko nge ntago numva Imana itandukanye umuntu n'undi. Yego, ubwo birahita binjyana kuri aka kabazo abantu bakunda kwibazaho cyane, divorce Mushumba Xavier arayemera? Ni ryari umuntu ashobora kwemera ko atandukana n'uwo bari babanye? Bibiliya irabivuga, wafashe umugore wawe asambana cyangwa umugabo wawe asambana, burya wemerewe utamubabariye, wemerewe kumusenda. Bibiliya irabyemera. Aho ariko yes, aho ariko ubwo ibintu wabisanze hejuru y'ibindi wahanye inkoyo, yo niko babyita. Ruhanye ego. Iyo foto nta muntu nziko. Urumva aho mwatandukana? Yego, Bibiliya irabyemera. Ariko nanone yego, uyu mugore cyangwa uyu mugabo ashobora kukwicaza akakubwira ati mugabo wanjye, mugore wanjye, uyu mutego nawuguyemo. Rega buriya urashaka kunjyana mu bintu by'ingo. Oya, no gukoraho gato cyane dukomeza, kuko nibonye Mushumba mubaza ku tuntu twinshi abantu bagenda bibaza. Mugore wanjye, mugabo wanjye, uyu mutego nawuguyemo, ariko ngusabye imbabazi, ntago nzabisubira. Ukamubabarira. Ufite uburenganzira bwo kumubabarira cyangwa kutamubabarira, ariko kumubabarira, kumubabarira ahasigaye urugo rugakomeza. Undi se wagira ngo ababikora batamenyekana ni bangahe? Nibo benshi cyane. Abamenyekana, ababikora batamenyekana nibo benshi. Imana igi batwikorora tujya tubibona. Neza cyane. Uriya muntu aba yarananiranye. Rega kugira ngo ube uri umukozi w'Imana, aho siho tugarutsera, kugira ubu uri umukozi w'Imana, Imana igushyire ku karubanda, uba waramaze kunanirana ku rwego rukomeye. Yego, uba waramaze kunanirana ku rwego rukomeye. Hari ikintu bajya bavuga ngo abagabo baremanywe irari. Mushumba, iki kintu ukivugaho iki? Abagabo baremanywe irari, ubwo n'Imana yabifite irari, kuko turemye mu ishusho y'Imana. Yego, niba ariko mubyita ariko bivuga, abantu benshi bakunda kubivuga, rero sinabona Mushumba. Nge ntago mbyemera gutyo. Tandukane ntamubajije. Nge ntago mbyemera gutyo, kuko
iyo twamaze gukizwa twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kamere yacu mwuka wera araza akayicara hejuru. Wanyumvise neza? Araza akayicara hejuru, araza akayitsikamira. Aho rero niba warakijijwe ukakomeza ukagira ryarari, bivuze ko hari ikibazo kitarakemuka muri wowe. Turagaruka ku bintu bimaze iminsi bivugwa hirya no hino ku muhanda, abantu babashumba. Ubu harihandagaje, abonye ikintu runaka, aje kuri kamera ati mbonye urupfu kuri runaka, mbonye urupfu kuri Pastor Mutesi, mbonye urupfu kuri narabibonye. Pastor Mutesi azapfa ari uko igihe kigeze. Nta muntu ugena igihe cy'urupfu. Numbwira ko ubonye urupfu iwanjye, nzafata Bibiliya yanjye nambare umwenda wanjye w'icyubahiro w'abatambyi, ndubwire nini rugende rugi wabo nawe yumve iyo umuntu yapfushije ukamera. Ariko uretse abantu basaze, rega buriya abantu bafite ibisazi bitagaragara. Hanyuma kandi burya gusara biratandukanye. Hari usara yambara ubusa, hari usara yivugisha, hari usara atoragura imyanda. Umuntu asara iyo uzarebe nk'abantu benshi bakoze umurimo w'igisirikare, iyo yasaze afata igiti akagizirikamo umugozi akajya agenda cyambaye ngo nimbunda. Kubera iki? Yasaze ako kazi ariko yabagamo. Abantu rero muri ibi bintu by'Imana babaye abasazi, bagenda hanyuma bya bisazi n'ibyari kubayobora gutoragura amashashi, basaze bavuga ibintu by'Imana. Ntimukabyita ubuhanuzi, ahubwo abantu barasaze, barahamutse. Hanyuma ryahamuka ntabwo riri bubajyane mu bindi, baza muri bya bindi babayemo. Iyo uri umufundi urota uri kugikwa, ufata umwiko, iteka ryose inzozi ngira ndota ndi kubwiriza. Kubera iki? Nibyo mbamo, niko kazi nkora, niwo murimo wanjye. Rero wibyita ubuhanuzi, ahubwo wibyita ubuhanuzi, ahubwo abantu kubera toroma bafite, kubera ibibazo byo mu mutwe bafite, iyo bafashwe basara bavuga ibijyanye n'iby'Imana. Wabitegereza kubera rimwe na rimwe kutabimenya, ukagira ngo ni ubuzima. Ni koko n'Imana yavuze, ariko nta Mana itera ubwoba ibaho. Iyo ese Pastor Mutesi muramwica kubera iki? Reka ako nkavugeho ntambuke. Kubera iki mwica Pastor Mutesi? Niwe ukora ibyaha kuruta ibyanyu. Musubize, mujye muri commentaire mwandike. Uyu munsi Pastor Mutesi, muzi Pastor Mutesi, muzi aba bantu bataramumenya, 2015 akiri akadamu gato cyane. Icyo gihe ndamuzi. Kuko Imana itavuze urupfu kuri Pastor Mutesi icyo gihe atarabona n'uburyo bwo kugura ibirayi. Uyu munsi Imana imugaburiye ageze aho ageze, nibwo Imana ibonye ko ari ngombwa ko agenda. Nagenda rero azapfa kubera ko ari ngombwa ko igihe cyageze. Niba ari ibyo mujye Rusororo mureba abantu bose bariyo, ni ibihano bakoze, ni ibihano bahawe. Ndakubaza nsubiza Jori. Oya, ntabwo ari igihano. Okay. Ni igihe cyabo. Aho rero Mutesi buriya ntabwo ari ubuhanuzi. Mutesi azagenda kubera ko ari ngombwa ko igihe cye cyageze. Yego. Mu minsi yashize amezi aratambutse, umuhanuzi umwe bita Mama Grace yaraje ati kubera iki abahanuzi ngo mwifuhe ryinshi, atubu hari umukozi w'Imana ugiye gupfa, mwanze kumufasha,
ati kandi arajyana ntabwo ari mama Grace wabivuze, mama chance ati ubu n'abakozi b'Imana abapasiteri 3 muri ADPR nabo bagiye kumukurikira. Amezi 3 yarashize, ubu twinjiye muri angahe? 4. yarapfuye ntago yapfuye. Bibiri iravuga ngo umuhanuzi yemerwa ko umuhanuzi yemerwa ko ari umuhanuzi ari uko ibyo yahanuye bisohoye. Iyi mihanda yanyu mugani ni nayo mpamvu nyanga bantu ibaho amarangamutima menshi n'amashyari menshi n'inyungu z'igifu nyinshi. Ego kantu kitwa inyungu z'igifu, harimo abantu bamwe wagira ngo hari ikintu bakura muri ibi bintu, cyane cyane cyitwa abantu bitwa aba diaspora, ngo bajya bakunda gutanga agafaranga ku bantu. Nta urayama, yego nta urayama, abantu babaha amafaranga bakanda akanyenyeri, nta urayama kabisa. bahereza umushumba ngira ngo ngira abantu bo hanze ikibazo dufite rero nuza kubimbaza sindi bushobore kubisubiza. Umuntu uvuga ko nuza kubimbaza nubimbaza sindi bushobore kubisubiza kuko ngira abantu babiri bo hanze, ngira ngo ni babiri amafaranga ngo barayatanga, nta urayama. Njambona yamarigondi ya hano telefone yiri gusona okay, baba bakoze icyo abagabo baba bahatishije. La haleluya. Baba bahatishije bagakubita ko bakeneye ibyangombwa, ariko si uko Imana yabivuze. Bagakubita ko arwaye cya kanseri mu nda, ariko si uko Imana yabivuze. Ego, hanyuma buri muntu wese y'umushimiye aho ababara aranezerwa, yamara kunezerwa agakanda akanyenyeri. Ariko nyamara abantu buri muntu wese wavuze Imana neza bakwiriye gufashwa, nta kibazo. Ngewe shobora kuba ntabagereraho aho biri ngombwa ko bagera, ko nta muntu urama amafaranga yo hanze. Yego oya nawe pe, uyu munsi barayaguha. Murakoze, baguhe pe, ndabashimiye nimero bari bugushyirireho gusa ndaza kuyitanga. Ariko nta muntu wo hanze urama amafaranga umbajije ibyabo ntago nashobora kubisubiza. Nari mbivugiye yuko usanga umunyakuri iteka atakirwa neza mu bantu. Ukuri kuranyagirwa, ikinyoma kikugamishwa, ibi bintu mbonye n'ibiki y'umutima. Uko niko bimeze. Yego nuhaguruka ukuri kugenda gake, ikinyoma kiriruka. Iyo ikinyoma kigezeyo cyakora baracyakira. Ni nayo mpamvu usanga umuntu avuga ngo ndababaye iyo mbimenya, ariko niko bigenda iteka ryose. Iyo mbimenya irabanza, icyo nakoze irabanza, iyo mbimenya igaheruka. Abantu bazajya bicuza nyuma, ariko atari uko batabwiwe. Yego wenda mushumba tugana ku musozo, nk'inararibonye umushumba wasizwe, iyo witegereje ibi bintu bibera kuri iyi mihanda, ni iyihe nama watanga kuri izi angere zose twavuze wenda mu bunararibonye bwawe? Icya mbere, uyu murimo nkumazemo imyaka itari mike, mbanye n'abantu benshi. Abantu bakwiriye kwitonda mbere yuko ujya guhanura, ukabanza ukamenya ko uyu muntu urimo uhanurira urupfu. Ibi bintu barambwiye ngo bimaraho imyaka 50. Ukamenya ko uyu muntu afite abana, afite abavandimwe, afite inshuti, afite umuryango. Naramuka uyu muntu agize n'ikibazo akagenda igihe cye kigeze, abana b'uyu muntu bazaguhiga. Nibyo koko watwitse wabonye amafaranga, ariko abana ba Pastor Saviye wavuze ko apfuye, abahungu banjye bazaguhiga,
bazahigana n'abawe. Kera najyaga nshyira amavideo y'abantu nasengeye bavamo abazimu babohotse, kandi ni ibintu biba byabaye pe, ni ibintu biba byabaye bibera ku karubanda, simba n'abaza. Ariko umuntu aza kunyicaza aranganiriza, arambwira ati ibi bintu ukora nibyo koko Imana yakoze, ariko ibi bintu ukora bizakwangisha abantu. Nge ubwanjye n'umutima wanjye naraje video zimwe na zimwe nzihanaguraho, nitaye ko zinjiza, nitaye ko bazirebye, nitaye pana kuzigira prive, ndazihanagura nzikuraho. Uzi impamvu? Ndabizi ko ibi bintu bishobora kugira ingaruka. So rero abantu bakwiriye nibajya tujya kuvuga, dukwiriye kujya tubanza tukitonda, tukamenya ngo ese ibi bintu ngiye kuvuga nta muntu biza kugiraho ingaruka, kuko urimo urakereye urwango. Wowe urimo urakereye urwango kuri runaka na runaka. Muri rusange abantu bakwiriye kwitonda mbere yuko uvuga ko Imana yagutumye. Kabiri, niba Imana yagutumye, ese yakubwiye ngo uze hano ku karubanda ubivuge? Uyu muntu yagutumyeho iwe ntuwazi, ese ntumubona? Kubera iki utamusanga ngo umubwire ngo Imana yavuze ngo Pascal ibi nibi, kandi impamvu bigiye kuba ni iyi ngiyi, ese watunganya ibi ko ari Imana ishaka? Hanyuma wa muntu aramutse byanze, ni uburenganzira bwe, icyo ushaka gusohoza wagisohoje. Murakoze. Yego, urakoze Pastor Xavier. Wenda hari igihe umuntu yakureba kumva uvuze neza akifuza kuguhesha umugisha wa mugani nk'uko n'abandi babikora, cyangwa se akumva wavuze ibintu byiza yifuza ko mwazaganira birambuye, cyangwa wowe no kumusengera. Yakubona gute mushumba dusoza? Ngira nimero yanjye igendanwa 0782 29 83 48 0782 29 83 48. Yego, ndaza no kuzisikininga hejuru abantu bazibone bibora. Murakoze. Yego, namenye rero ko muri abahesha b'umugisha, kandi ngo icyo ngo n'umuvumo mwawutanga. Rero ndagira ngo nje n'aba bantu twari kumwe bose n'abadukurikiye uduhesha umugisha, ibintu bigende neza ibyo dukora. Iki kintu cy'umuvumo tuzongere tukiganireho, tukirambuye. Ese ni ukubera icyo umuntu yabona umuvumo? Yego, bibaho, ariko biba byatewe n'impamvu. Ariko 100% ntago abantu ntibanyumve nabi, ntago tubereyeho guhesha umuvumo, turabahesha b'umugisha. Data, mu izina rya Yesu turagushima aba bantu bose baduteze amatwi twicaranye hano, ndetse n'abaza kutwumva bari mu Rwanda no mu mahanga. Nkundira ubaha umugisha. Abagiye bakomeretswa n'ibintu twavuze, imitima yabo uyomore. Abagiye bakomeretswa n'ibyo twagiye twebwe twitirirwa izina ryawe twakoze, ubagarure mu nzira, kandi buri umwe wese umuyobora inzira akwiriye kunyuramo. Umuntu muhuze n'uwo bagomba guhura uzamugirira umumaro. Urakoze kubitwemereye. Reka buri muntu wese ufunguriye video ahabwa umugisha. Umuntu wese wumva iki kiganiro ahabwa umugisha. Umuntu ugihereza mugenzi we ahabwa umugisha. Umuntu ugishyigikira akagitera inkunga ahabwa umugisha. Tukiraho tugisenga, hari abantu badukurikiye ariko bafite ibibazo bitandukanye. Harimo abashomeri, harimo abarwayi, harimo abarushye, harimo abashonje. Turabasengeye kugira ngo buri umwe wese yakira igitangaza, kandi uca inzira aho zitari, kugira ngo abantu bahabwe umugisha.
tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwakoze cyane kudukurikira. Imana ibaho umugisha, nawe twizere kuzongera kuduha. Amen. Ndahari. Imana ibaho umugisha. Amen.